mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda mu mudugudu wa Murangara habereye amahano ibyarijije abanyarwanda benshi cyane. Ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe cyanditse iyi nkuru kirayinonosora kikiraho umukono. Iyi nkuru rero isinywaho n'umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe yemeza iby'iyi nkuru avuga yuko ibyo byose ari impamo. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, ni inkuru yarijije abanyarwanda benshi cyane, inkuru yahamuye abanyarwanda benshi abandi bifata ku munwa. Umwana w'umukobwa w'imyaka 15 y'amavuko yigaga mu mashuri abanza mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza, amashuri ya pirimeri, yaje gusambanwa n'umwarimu wamwigishaga. Uyu mwarimu ari mu kigero cy'imyaka 30 y'amavuko, yaje gusambanya uyu mwana kugera ubwo uyu mwana ava amaraso menshi. Uyu mugabo kugira ngo arekeraho kumusambanya arakomeza aramusambanya, ndetse nibwo bamusanze ari kumusambanya abandi banyeshuri bavuza induru baratabaza. Uyu mwarimu arirukanka aza gufatwa n'abaturage, arazanwa ahita ajyanwa ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Akanya ko guhumbya bahise bamujyana ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Ubu ngubu tuvugana ari ku ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Icyaha yakoze gihanishwa igifungo cy'imyaka 30, gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cy'imyaka 35, gishobora no kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Uyu mwana wasambanyijwe nibimugiraho ingaruka. Rero uyu mwana byaje kumugiraho ingaruka zidasanzwe arizo nje kubabwira hano. Uyu mwana yaje kumusambanya ku buryo inkondo y'umura yanyereye nyababyeyi uno mwana ikangirika. Ibaze ko abaganga banzuye yuko kano kane nyababyeyi igomba kuvamo kagiye kuba ingumba kakiri gatonya ku myaka 15. Nyababyeyi y'umwana rero ibikiri ntoya cyane, bityo rero iyo yanyereye gutya biba bisaba ngo bayikuremo kugira ngo itagira ikibazo, ikaba nawe yatuma ahasiga ubuzima. Bivuze ngo rero abaturage bakimenya iyi nkuru, bamwe baharize abandi barahamuka, baje birukanka n'imihini n'ibibando basanga bamushyize muri gereza, kuko abaturage bari bafite agahinda n'amara bavuga ati reka tumwice nk'uko natwe atwiciye umwana, kubera ko niba umwana w'imyaka 15 agiye kwangirika k'urwo rugero, nyababyeyi bikaba bigiye kuvamo kakaba kagiye kuba ingumba kakiri gatonya ku myaka 15, dore ko n'akana kadafite icyo kazi, kuvuga ko katazabyara kw'imyaka ntabwo kabyumva, ariko mu myaka iri imbere za 20 za 30 nibwo azaba abyumva neza. Ishami ry'ubugenzacyaha RIB ryamutaye muri yombi akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure bikamugiraho ingaruka, bityo rero ashobora guhanishwa igifungo cya burundu gishobora kugabanuka kikagera ku myaka 35 y'amavuko. Abaturage bamusabira igihano cy'urupfu cyangwa agafungwa burundu mo kimwe, kubera ko icyaha yakoze ni icyaha cy'indengakamere, ni icyaha cyarijije abanyarwanda benshi cyane. Urumva gusambanya umwana paka yangiritse kuriya ni icyaha gikomeye cyane. Umwana w'imyaka 15 aba ari umwana mutonya, ntago abazi ibyo uri kumukorera ngo ni ibiki. Bityo rero niyo mpamvu basabye ishami ry'ubugenzacyaha, niyo mpamvu abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha RIB yuko uyu mugabo yahanwa bikwiye kandi akababazwa nk'uko yababaje umwana nk'uyu nguyu. Umuryango wa nyakwigendera uri mu gahinda n'amara bavuga yuko uyu mwana wabo agiye kuba ingumba akiri muto. Bityo rero ubuyobozi burebe icyo bwakora. Nta kindi kintu bavuze, n'ayo magambo bavuze, n'ayo magambo babwiye itangazamakuru bavuga ko uyu mwana ari umuhanga, ari intyoza, ariko n'ubundi ubuhanga bwe buraje bukomeze. Ariko ubu ngubu rwose nta cyizere afite cy'uko uyu mwana azaba umuntu ukomeye, umuntu uhambaye. nimba umwana wabo agiye kuzakura atabyara ari ingumba, ni ikibazo gikomeye cyane, ikibazo gihangayikishije bamwe mu baturage bavuga yuko ari agahinda, ari n'amarira. Umuyobozi w'akarere ka Nyamagabe avuga yuko abarimu nk'aba ngaba bagerageza gukora ibyaha nk'ibi ngibi bahita bamburwa diplome yabo, lisasi yabo ikahita iba zero, ku buryo nta kandi kazi bazongera kubona muri leta bitewe n'ibyo baba bakoze by'ibyaha by'indengakamere. Uyu ni umwana wa kabiri wongeye gufatwa ku ngufu mwa kano karere ka Nyamagabe. Uyu ni umwana wa kabiri wongeye gufatwa ku ngufu magingo aya ngaya mu mwaka umwe. Nayo nguko rero reka amakuru yacu tuyasubikira hano. Amakuru nakagaruka nimbere bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi.